aha heza rero Imana ivuga ni mu ngoro zayo, mu misigiti, ariko hariho hose waba wicaye, niyo byaba ari kuri izi mbuga nkoranyambaga urimo gukurikira umuryango wa ilmu, umuryango w'ubumenyi, haba ari mu myizerere, haba ari mu masengesho, haba ari mu muco, haba ari mu buzima, haba ari bishingiye ku kuvuga ngo Imana yaravuze, intumwa y'Imana yaravuze, icyo gihe mu by'ukuri menya ko wicaye mu cyicaro cya ibada, menya ko wicaye mu cyicaro cy'agaciro, ibyo ubihe umwanya nk'uko abandi usanga baha umwanya ibindi byicaro. Ibi byose rero biterwa nuko umuntu afite ilmu, kandi kuko gushakisha ilmu nicyo cyonyine gishobora gutuma wubaha Imana, ugandukira Imana, uhagarara ku mbago z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, bikakugirira akamaro ndetse bikaba byagira n'akamaro n'abandi bagukikije. Niba dushaka aheza hacu ejo, haba ari hano ku isi, n'ejo igihe tuzaba turi mu nda y'isi, n'ejo igihe tuzahagarara imbere ya Nyagasani wacu, nuko tugomba kumenya Nyagasani wacu, tukamenya n'idini yacu, tukamenya n'intumwa yacu, kandi tukagandukira Nyagasani wacu uburyo agena ko agomba kugandukirwamo. Kandi ibi ngibi ntabwo bishobora kugerwaho nta ilmu, nta bumenyi. Abayisilamu n'abandi bose twumve ko ntacyo dushobora gukora ngo kinoge, gitungane, cyane cyane mu buryo bw'iyobokamana, igihe umuntu nta bumenyi afite. Izi mbuga nkoranyambaga rero nanone mu byo zigomba kujya zikora, hajya habamo kwicara ahantu hari abamenyi, haba ari mu magroupe, haba ari mu buryo runaka, kugira ngo abantu bigishwe ibintu bigiye bitandukanye bashoboza gukomeza kwandukira Nyagasani wabo, kandi binabashoboza gukomeza kugendera ku mbibi n'amahame y'idini.